uyoba nusanzwe yarayobye. Niba uzi Bibiliya ukaba wizera yuko Yesu ari umwami n'umukiza, yego, ibyo rirahagije. Ubundi muri uru rugendo hariho umuyobozi. Bivuga ngo umuyobozi ni Imana. Niba rero uyobowe ni Imana, ntago umwana w'umuntu yaguhindura. Bibiliya yaravuze ngo ntacyo tuzitwaza. Kandi koko nanjye mbihamishe, ntacyo tuzitwaza. Kuko ubutumwa mu nsengero buravugwa. Na hariya burya bari kubyinira mu kabare, hariya hirya haba hari radio bacometse harimo indirimbo z'Imana. No ku mbuga nkoranyambaga buravugwa. N'ubu uri kuvuga ku maradiyo naho buravugwa, naho ku maceno aho turi buravugwa. Ubwo rero nta muntu uzireguza ngo mbese ngo nari gukora iki. Nimuhumure kuko ibyanutse nabyo Yesu arabishoboye. Basizeho ibitare n'abasizeho amabuye n'abasizeho ibiki, mwese nimwigire hino. Aravuga ati nimukureho igitare. Bivuga ngo hari ikintu bagushizeho, hari igitare bakubitseho, ariko Yesu aje gukuraho icyo gitare. Yego, reka mbahe ikaze mbashimira mwese mudukurikira no kuri Prophet Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nje nitwa Depion nk'ibisanzwe, nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose, yaba abari hano mu Rwanda abadukurikiye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ku migabane itandukanye y'isi. Reka twizere ko ibintu ari amahoro, ibintu bimeze neza cyane. Aho bitameze neza cyane yihangane, ku isi bibaho, nibwo buzima. Uyu munsi umeze neza, ejo ukaba uri mu bihe bitari byiza. Byose nibibaho, icy'ingenzi aba ari ukwihangana, ukamenya ko Imana byose ari umupangu cyangwa se ari imigambi yayo kugira ngo nawe uyitwareho neza, bityo ibe yagutabara. Nk'uko mubibona, twakoze urugendo rurerure rutoroshye, turagenda tugana aho bita muvandimwe turi kumwe hano araza kuba yahatubwira, hanyuma tuganire nawe. Murabibona n'umutumirwa, n'umupapa wiyubashye, umupapa usirimutse, umupapa umeze neza. Tuje kuba tutangira nawe, hanyuma mumenye ngo ninde. Mbibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment yuko ibintu mwabyumvishije. Njyewe ndi kumwe namwe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Karibu papa, umeze neza mbere ya byose? Nameze neza, ndashima Imana. Namahoro. Namahoro. Ndabona rwose utuje cyane. Tuje. Tuje no kubera umwuka w'Imana. Nahoze mu materaniro nibwo nsohotse, ariko nanone gutuza ntago ari kurwara, ntago ari ibindi, ahubwo no kubera Imana. Hari abantu bajya bavuga cyane ngo buriya iyo umuntu yitonze cyane abafite ikibazo. Nta kibazo mfite. Bajya nabivuga ngo niyo umwana buriya rwose ngo yitonze cyane kaba kabaye. Nta kibazo mfite, nta usibye umwuka w'Imana unyobora. Umuntu udukurikiye ashobora kwibaza ngo uyu muntu turi kumwe yitwa nde? Mwatubwira amazina hanyuma mbwire abadukurikiye, abari hano mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mu bihugu byo hanze, n'abandi benshi bazakurikira iki kiganiro. Nitwa Ndacyayisenga Enoch. Ndacyayisenga Enoch. Ndi umugabo kandi ndubatse. Yego. Kandi umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Ndi umuhanzi. Bujyure n'umuhanzi. Ndi umuhanzi. Uratarama cyane rwose abantu cyane, abantu bakanezerwa kandi bagafashwa, bakuzura umwuka. Ufite nk'indirimbo nka zingahe? Ufite indirimbo 5. 5. Kandi ziri kuri YouTube. Kuri YouTube. YouTube yaho yitwa nde? Ndacyayisenga Enoch. Ndacyayisenga Enoch. Mujye kuri YouTube aho ngaho rwose, mumukorere subscribe, like, share ndetse na comment, muteze umukozi w'Imana imbere. Hanyuma buriya rero uyu muntu ambwiye ko ari umuhanzi, buriya hari igihe musaba akaba yanaturirimbira. Kuririmba byacamo rwose nta kibazo. Iyo mpano Imana yarayimpaye. Yego. Kandi ndashimira Yera yo mwijuru yampaye iyo mpano. Ndi umuhanzi, ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana mu yandi magambo. Yego, ibyo ni byiza cyane, ni nacyo cyiza, ni nacyo abantu badukurikira barabizi cyane ko hano hacaho iby'ivugabutumwa, ibintu byamamaza ubwami bw'Imana. Ariyo mpamvu twicaranye namwe, turi kumwe tuganira rwose. Wenda hari umuntu ushobora kwibaza ngo noneho uyu mugabo ari kubarizwa hehe? Hano turi ni hehe? Aha turi ni ku itorero Anglikani. Aha twicaye rero, aho mbarizwa ni paruwase ya Kagitega. Yego, ni mu karere ka Burera. Akarere ka Burera. Yego, ni byiza cyane, ibyo birahagije. Ibyo birahagije. Ubundi hari ukuntu ushobora guhita wibaza uti
cyane ngiye ko mba ndi kubariza abantu badukurikira abo tuba turi kumwe akenshi batwandikira mu bitekerezo byabo bakibaza ati umupapa nkawe kuba yemera agafata iya mbere akavuga ati ngiye mu murimo w'Imana, mu murimo w'ivugabutumwa, hari abandi bagabo baba bari mu mbusane y'ibyo ngibyo bibereye mu bindi bikorwa bidafite naho bihuriye mu guhimbaza Imana cyangwa se no kwamamaza ubwami bw'Imana. Izo mbaraga uzikura he? Ese ibi bintu wabivukiyemo, waravutse ubyisangamo, byakujemo nyuma, yego byaje biti kwamamaza ubutumwa? Ubundi abantu bose hari impano Imana iba yarabashyizemo. Yego hari impano zitandukanye Imana itanga. Imana itanga impano zo kuririmba, kwamamaza ubutumwa nka gutyo, kujya ku ma YouTube nka gutya, izo zose ni impano. No mu nsengero, izo zose ni impano. Ariko hari uwo babwira uti genda ubwirize, bikamunanira. Genda ubwirize mu rusengero bikamunanira, genda ubwirize ubyine mu rusengero bikamunanira. Ariko yagera mu kabari ugasanga niwe wa mbere. Reka da uwo nawe uri kubyinira mu kabari nawe ni impano Imana yamuhaye. Ubwo nawe ufite impano ye nyine, kuko burya nta kazi katazagira ugahembere. Ubwo ni Imana iba yarayimuhaye, ubwo nawe ubwo afite uwayimuhaye nyine, kuko ahabyinira buri afite uruhembo. None wakora agasisi katagira uruhembo? Buri muntu wese azahembwa. Ugasanga umuntu mu rusengero, mu materaniro ntiyashobora guhimbaza mu rusengero, ntiyashobora guhimbaza, kubwiza ubutumwa ntiyashobora. Ariko hari mu kabari ugasanga ntihashoboye, ntihari kubyinira, niho afite ibimukoresha. Ubwo nawe afite uzamuhemba. Cyangwa ku gasozi mu bikorwa byo gushira isoni atukana, ugasanga ni uwa mbere. Ubwo rero twebwe twahaye impano zo kubwiriza ubutumwa, zo kuririmba, zo guhindura abantu, kuko n'ijambo ry'Imana ryavuze ngo mugende mwamamaza ubutumwa mu bantu. Yego, abazemera bazabatizwe. Yego, izo impano ibyo tuvuga, ibyo dukora ni impano Imana yaduhaye. Izo mbaraga nkamwe rero muzikura hehe? Ni imbaraga z'Imana zidukoresha. Nigeze nabaza ngo ese mwabivukiyemo, mwabijemo nyuma? Twabivukiyemo kuko mu kuvuka, mu gukura twasanze mu miryango bakora uyu murimo. Ariko ntago twabyirata kubera yuko hari ababivukiramo bamara gukura bakabivamo bikanga. Ariko twe turashimira Iyera, twabivukiyemo none tugize imyaka 40 tukibirimo. Niyo mpamvu rero ayo mavuta agenda dukurikirana aho tugiye hose, tukamamaza ubutumwa bwiza, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Amen. Niho mukura kugukomera, niho mukura kugushikama, mukajya mu murimo muzi ibyo murimo. Ese bariya abo ngabo baba bari ku ruhande, nubwo biba bimeze gutyo rimwe na rimwe ugasanga ntago bibafasheho, ntibabikozwa, umuntu yagize ubushake bwo kubijyamo byamunanira, cyangwa nuko aba muri ibyo ngibyo bihabanye no guhimba. Ugize ubushake bwo kubijyamo, yego, ntago byakunanira, cyangwa bayabuza ababimubwira bati wowe imbaraga z'Imana nizo zonyine ziza zigahindura umuntu. Ndavuga ngo ugize ubushake bwo kwinjira mu by'Imana, usaba Imana, wamara gusaba Imana ikaguha imbaraga, ikagushoboza, ukabyinjiramo neza, hasigaye Imana ikabikubeshamo bye. Hari umuntu rero uba udafite amakuru ku Mana, uba udafite amakuru, akaba udafite amakuru, wenda akaba ataragize umugisha wo kuvukira mu bakristo babimutoza, ariko akaba ari aho ngaho akumva ko nyine uko abayeho nuko nguko, nta zindi mbaraga zisumba byose zihari. Uwo muntu we, umuntu udafite amakuru, Bibiliya yaravuze ngo ntacyo tuzitwaza. Kandi koko nanjye mbihamishe, ntacyo tuzitwaza, kuko ubutumwa mu nsengero buravugwa. Na hariya burya bari kubyinira mu kabari, hariya hirya haba hari radio bacometse, harimo indirimbo z'Imana. No ku mbuga nkoranyambaga buravugwa.
buravugwa n'ubu uri ku maradiyo naho buravugwa naho ku maceno aho turi buravugwa. Ubwo rero nta muntu uzireguza ngo mbese ngo nari gukora iki, mbese bizagenda bite, mbe bizakorwa gute, ahubwo nta kintu uzireguza. Icyangombwa ni ukumva ijambo ry'Imana rikaguhindura kandi nawe ugahinduka. Ariko hari n'abantu baba babuzi bakabwumva mu buryo butandukanye, ugasanga umuntu azi Bibiliya ariko uburyo ayizimo itandukanye nuko undi mugenzi we nawe ayizemo. Ugasanga muri niba uzi Bibiliya ukaba wizera yuko Yesu ari umwami n'umukiza, yego, ibyo rirahagije. Kwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ibyo riba rihagije. Naho burya hari abatamwizera, hari abatamwizera bakizera imbaraga zabo zakiri muntu, bakizera yuko arizo zizagira aho zibakura naho zibageza, bakizera yuko arizo zizabaha ikintu runaka. Ariko twebwe aho twikeye aha ngaha twizeye ko Yesu ari we mwami n'umukiza mu bugingo bwacu, kandi kari buzadukomeza n'urugendo rurimo, kari buzatuma turusoza mu mahoro. Izina ry'Imana rishimwe. Yego, turimo kuganira utuntu n'utundi, tuganira ku bijyanye n'ibya giKristo. Ariko hari abantu busanga akenshi barasenga, ni abakristo, bajya mu rusengero, bararamya, barahimbaza nk'ibisanzwe, ariko ugasanga mu buryo bw'imibanire yabo muri sosiyete cyangwa mu giturage, ugasanga ni ikibazo, harimo ikibazo, kandi ari abantu bajya gusenga bakabaye ari intangarugero kuri sosiyete babamo. Ugasanga harimo ikibazo bigatuma noneho n'abandi batajya gusenga babigiraho ikibazo, bakavuga bati se aba bantu bahora mu rusengero, ugasanga nabo nyine baravuza bati aha nababwira iki niba bajya gusenga. Abo bantu biterwa n'iki? Kuki umuntu asenga ahubwo ugasanga abaye ikibazo muri sosiyete, aracyari ikibazo muri sosiyete, mu buryo bwo kuvuga ngo wenda bari kumurenganya kuko ajya gusenga, ahubwo ugasanga haracyari ikibazo cy'uko asenga ariko ntahinduke. Icyo kibazo kivaye muri abo bantu babaho muri sosiyete. Kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo abavuga mwami mwami ngo ntabwo aribo bazajya hehe, ntabwo aribo bazajya mu ijuru. Gute se wirirwa mu bikorwa by'Imana? Ahubwo Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Ubwo rero za mbuto duhabwa n'Imana nanga se Yesu adushakaho nizo ashaka kugira ngo tugende no ku gasozi, nitugera mu cyaro, nitugera ku gasozi dutuyeho tuzere. Nitumara kuzera babandi batarahinduka bazisorome, nibamara kuzisoroma bazirye, nibamara kuzirya niba mva zibaryoheye ahasigaye zibahindure, bavuge bati hariya aho yasoromye nanje ndahasoromye, kangende ndeba aho yagize gute yazikuye. Ikibazo rero nyine kiri aho ngaho, aho usanga abantu baba bari mu nsengero gutyo cyangwa mu bikorwa by'ivugabutumwa, ariko ugasanga imbuto berera abandi ntago ari imbuto nziza, ugasanga baracyari ikibazo. Ibyo bintu biba byavuye he? Kuki nyine abantu twiga ariko ntidufate ngo dushyire mu bikorwa? Ijambo ry'Imana riravuga ngo bagera mu nzu y'Imana, hari abagera mu nzu y'Imana bagahinduka intama. Bari mu nzu hehe? Mu nzu y'Imana. Ako kantu bakumvishije? Yego. Bagera mu nzu y'Imana bagahinduka intama, ariko ngo bagera hanze bagahinduka amasega agira gute? Aryana. Niba bo ngabo bagera mu nzu bakaba abana b'Imana, bakaba intama z'Imana, ariko bagera hanze bakaba amasega aryana. Abo rero mu bakozi b'Imana ntago babura, ahubwo ijambo ryavuze ngo bareke bagenda ikivunge, ngo nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Intwari zizambuka rero nizihe? Ntago ari izo ngizo zigera mu nzu bakaba intama, bagera hanze bagahinduka amasega aryana. Intwari ntago ari izo ngizo, ahubwo intwari izambuka ni ya yindi igera mu nzu y'Imana ikaba intama, ikaba umwana w'Imana, yagera no hanze agakomeza akaba intama. Uwo nguwo ni wugo. Naho abo ngabo bagera hanze ugasanga nta guhinduka, ni babandi nyine nta kintu kirabahindura, ntago banze, mbese barasekuwe ariko banze kunoga. Abo rero abo ngabo Imana ntago ibashaka, nta nubwo bizinjira mu bwami bw'Imana. Uzinjira mu bwami bw'Imana ni wa wundi wamajije kwezwa, akakira umwami n'umukiza, akamuyobora ku gasozi, akamuyobora mu nzu y'Imana, akamuyobora aho ariho hose, akagira gute? Akamuyobora. Uwo ni uzinjira ubwami bw'Imana. Haleluya. Yego, amen. Urabivuze neza. Ese abantu umuntu waba umeze nka gutyo yaba bikora ku bwende cyangwa yaba ari uko atarasobanukirwa wenda n'ibyo ajyamo, niba ari ukuza gusenga
akabaza wenda nyine yagera mu rusengero akaba intama ariko yasubira mu rugo cyangwa muri sosiyete akaba isiga iryana. Ese uwo muntu yaba atarasobanukirwa cyangwa se atarahura n'imbaraga z'Imana, yaba se ari ubushake bwe, yaba afite indi gahunda ibimugenza, ubwo byaba bimeze bite? Kankubwire, hari abantu iki gihe cya none yego bameze ukuntu umuntu akaza mu nzu nk'uko nakubwiye ari ukugira ngo abe arakuze umunsi. Ubu buryo ntabwo ni ugukuza umunsi nyine, ni ugutamporeza kugira ngo bwire uwo ntaba yagahinduka. Uwo abikora ubwende akavuga ati kangende mbe umunsi ubu awa abikora ubwende. Ariko hari n'undi uba ushaka kugira ngo akizwe akire, ariko abanzi nanga se Satani agakomeza akamubata. Uwo ni wa wundi rero ushaka gusengerwa, kugendererwa, agasengerwa kugira ngo ukagaragara mu nzu ariko agaragara no hanze, ukagaragara ku manywa ariko agaragara na nijoro. Tugaruke rero kuri uwo muntu ushaka kugira ngo yisanishe n'ibyo abakozi b'Imana, ariko yagera muri sosiyete akongera akaba wa wundi. Uwo muntu ntago yayobya abantu. Umuntu niba ari mu itorero akaba arimo ashobora kuba yagaragara nk'umuntu ufitemo n'inshingano, hari no gusengera abantu, ariko yagera muri sosiyete ugasanga yasura afite mu rusengero si afite muri sosiyete mu bantu. Uwo muntu ntago yayobya abandi. ashobora kubayobya, ariko wa wundi wamajije kumenya icyo akora, wamajije kumenya uwo yakurikiye, ubu ntiyayoba. Bitewe n'uko uyoba n'usanzwe yarayobye. Aho kandi urakumvishije, uwayoba ayobeye na wa wundi n'usanzwe yarayobye. Ahubwo ijambo ry'Imana niba weho rikikuyoboye, ukaba uyobowe n'umwuka w'Imana, ukaba Yesu ari ukuyoboye. Ubundi muri uru rugendo hariho umuyobozi. Bivuga ngo umuyobozi ni Imana. Niba rero uyobowe n'Imana, ntabwo umwana w'umuntu yaguhindura. Niba uyobowe n'umwuka w'Imana, nta muntu waguhindura. Ahubwo niba utayobowe n'Imana, ni wa wundi nyine araguhindura. Urakora ibyo ari gukora, arakuganza. Ubundi ngakari k'umutima gasesekara hehe ku munwa. Ibi kurimo rero bigaragaza icurico. Ibyo uvuga bigaragara icurico. Niba rero uri umukozi w'Imana, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa ukijijwe, bizagaragarira ku mbuto zawe. Ariko wa wundi ugera hano akigira umwere, akigira mwiza, yagera hariya ugasanga ari kuvuga bya bindi biterekeye ukuntu naho yahoze, uwo yageragira gute ntago arahinduka. Nta jambo rimurimo rimusobanurira icyarico. Ariko twe twamaje kumenya icyo turico, ijambo rikatubwira n'icyo tugomba kubaco. Ntago twahindurwa n'uwo nguwo. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye, urakoze. Imana iguhe umugisha. Ngira ngo byanze bikunze nkayo nk'umuvugabutumwa, tubwiye ko uri umuvugabutumwa, uri n'umuhanzi, ni byiza cyane. Ariko mbere mu yandi magambo bagita umukozi w'Imana. Yego. Bikokame. Ndabyakiriye. Yego. Wenda ndagira ngo utunyurizeho ijambo, ariko mbere yuko dutangira wenda reka banzo dushyira imbere y'Imana, tuanze dutangira. Abadukurikiye n'abandi bakurikiye iki kiganiro, ndetse n'abazagira ishyaka n'umuhate bwo kukireba, mbere yo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, reka dusenga Imana. Amen. Mana data wa twese turagushimye, uri Imana yacu bwite, uravuga bikabategeka bigakomera. Isaha nk'iyi nyemerera mwami ahangaha nicaye, kugira ngo ubutumwa tugiye gutanga buhindure benshi, ubutumwa tugiye gutanga buhindure abanyarwanda, buhindure abanyamahanga, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Tujye kuganira rero ku ijambo ryawe. Reka data buja ngiye urivuga ntaba ari nje, ahubwo izina ryawe arirwo ryamamara, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho ganza kuri uyu musozi, kandi icyo ushaka gukora ugikore, kandi icyo tugusabye turi aha hantu ukomeze utuneshereze umwanzi, kugira ngo databuja ba bandi bumva ijambo ryawe ntibarikomeze, ahubwo nibumvira ijambo mwami ribakomeze kandi ribahindure, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ganza utegeke muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Karibu n'ijambo rwose rero batugezaho. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi wa none ndishimye cyane,
kandi ndanezerewe kubw'iki kiganiro. Rero insanganyamatsiko iravuga ngo humura ibyawe baziritse bizaziturwa. Ibyabo baziritse birazituwe. Bizaziturwa nanga se birazituwe. Yego. Byose nibyo. Yego, karibu jya rwose utwigisha. Rero nababwiye nti nitwa Ndacyayisenga Enoke, ndi umukozi w'Imana, ndi umwangirikani paruwasi abera bose ka Gitega. Rero aka kanya mbazaniye ijambo riri muri Yohana 11:1. Yesu azura Lazaro. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, mu ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu arabyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Imana itugirire neza. Murongo wa 5 uravuga ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye se na Lazaro, nuko yumvise ko arwaye iyo minsi ishize, abwira abigishwa be ati, databuja ati dusubire i Yudaya. Abigishwa baramusubiza bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Iri jambo ni igihe Lazaro yari yamajije kugira ikibazo, ndetse n'abashiki be bagize ikibazo. Lazaro yaje gupfa, none hamajije gupfa abashiki be bagira ikibazo, kandi ngo barakundanaga. Siko tubisomye, barakundanaga. Muri iki gihe rero burya hari abantu badakundana na bene nyina. Nanga suka ufite mushiki wawe ntimukundane. Ariko ijambo ratubwiye ngahangaha abashiki ba Lazaro bakundaga Lazaro. Lazaro none amajije gupfa bagira ikibazo. Bagize ikibazo baratabaza. Reka nkubwire ngo ntago uzatabarwa utatabashe. Haleluya. Amina. Ntago uzatabarwa utagize gute? Utatabaje. Birasaba kutabaza ubundi bw'ugatabarwa. Bashiki ba Lazaro baratabaje, batabaza Yesu, baravuga bati, none bigende bite? Ko dukunda agiye, ko dukunda avuye mu mubiri, ko dukunda birangiye, none bigende bite? Ariko ngo batabaza umugabo ukomeye. Ntago bari bameze nka wa wundi wigeze kumbwira, ugera mu nzu akiyita umwere, yagera ku gasozi akagera gute? Agahinduka. Bari bamaze kwemera, bari bamaze kumenya neza Yesu ko hari izindi imbaraga zimurimo. Ahasigaye baramutabaza, bamaze kumenya yuko abishoboye. Nawe ugize ikibazo, nese wowe ugize ikibazo watabaza uzi kadashoboye, utabaza wa wundi uzi ko ashoboye. Ariko bari abashiki be nabo baravuze bati, reka dutabaze Yesu kuko tuzi neza, turamwizeye, tumwizeye nk'umwami n'umukiza, tuzi ko ashoboye, tuzi ko akiza, tuzi ko azura bapfuye, indwara zananiranye arazikiza. Ahasigaye baratabaza. Mbwira abadukurikiye ngo niba ufite ikibazo, tabaza, utabaze wa wundi uzi ko ashoboye, azakigukiza. Imana itugirire neza kandi Imana ihimbazwe. Ahasigaye bashiki ba Lazaro baratabaza, ariko ngo batabaza umwami Yesu. Ariko ngo bari kumwe na Yesu baravuga bati, none ko mbona tubona ugiye gutabara, amambere ntago uzi byakubereyeho. Haleluya. Ariko Yesu ngo abasubiza ijambo rikomeye, aravuga ati, abagenda nijoro ntibabona, ariko ngo abagenda ku manywa barabona, bitewe nuko baba bari kugenda hehe? Ku muco.
reka muri iyi minsi tugende ku muco kuko niho tuzabona, ariko niko tugenda nijoro tuzasitara, tuzahura n'ibigusha, tuzahura n'ababisha, tuzahura n'abagome, ariko nitugenda ku manywa, haleluya, tuzabona nico twaje turi gushaka. Bimoya ni magambo bivuga ngo nitugenda ku muco, Yesu ni umuco. Yesu ni umuco, nitumugendaho, nitugenda ku muco tuzabona bya bindi byose twabuze, tuzabibona bya bindi byose dushaka, tuzabibona kubera ko tuzaba turi kugenda hehe mu muco. Rero cyo Yesu nakugendere, nanga se ni abo bakobwa barazara, bashike barazara, nibakugendere baje kwereka aho Yesu bamuzitse, kandi ngo yari amaze iminsi myinshi, amaze 4. Ako kajambo rikuko kurikira, yari amaze 4 kandi ngo byanutse. Reka nkubwire ngo ibyabo bitaranuka, wo dukurikiye, ibyabo bitaranuka ntago uzatabarwa. Birasaba ngo binuke, birasaba ngo bibi bibazo, bisaba ngo biremere, ahasigaye Yesu abona hahera. Uyamanike wemere ko utsinzwe, wemere ko utsinzwe, ugaragare uvuga uti data ndayamanitse, ntaho nshoboye, nta nahandi nagera, ahubwo nemeye gutabarwa kwawe. Bashiki barazaro rero nabo bareme, dutabare kuko uwo dukunda yagize gute, yamajije gupfa, kandi n'ikindi yazitswe, yananutse, nta nubwo byashoboka. Haleluya, amen. Yesu aragenda aravuga ati muhumure, arabahumuriza. Iki gihe rero hari igihe Imana ivugana nawe ikaguhumuriza, yamara kuguhumuriza weho ntubyemere, ariko Yesu yabwiye abaraba ko ati nimuhumure, musaza wanyu ntago yapfuye, ahubwo arasinziriye. Nabo batangira kuvuga ati yunguyu we ari kugira gute, ari kudukinisha tu, arakabije. None se umuntu twazitse, umuntu wananutse, umuntu mazeyo kangahe, asinziriye gute? Asinziriye mu bitaka se, asinziriye mu gituro se, biragenda bite? Ariko Yesu arongera avuga ati nimuhumure, mbwira abadukurikiye nti nimuhumure, kuko ibyanutse nabyo Yesu arabishoboye. Haleluya, ibyabaye ibibazo bikaremera nabyo Yesu arabishoboye. Imana tugirire neza. Arangije aravuga ati noneho abasizeho ibitare, n'abasizeho amabuye, n'abasizeho ibiki, mwese nimwigire hino. Aravuga ati nimukureho igitare. Bivuga ngo hari ikintu bagushizeho, hari igitare bakubitseho, ariko Yesu aje gukuraho icyo gitare. Izina ry'Imana rihimbazwe. Yesu aravuga ati nimukureho igitare, noneho arabitasura, kubera yuko nyine uzi kakajambo bari bamubwiye ati amambere ntago bizi. Nawe yagiye abizi yuko amambere bamupinze, ariko kugira ngo bemere yarabitasuye, arababwira ati abashizeho igitare ngaho nimuze mugikureho. Baraza bagikuraho, bagikuyeho, aravuga ati Lazaro azuka, agize gute, ari muzima. Ibyari kunuka bihinduka iki, birahumura. Ndatekereza ko byabahumuriye. Imana tugirire neza. Amen. Ndatekereza ko abaraho bose bagize umunezero, barishima bati wari wapfuye wageze gute, yazutse, yabayeho, inshuti yacu turayibonye. Haleluya. Mbese ari weho wakumva umeze uti, wakumva unezerewe. Reka nkubwire ngo mbere y'uko utabaza, nanga se kugira ngo utabarwe, tabaza, ugutabara arahari. Igihe utaratabaza ntuwatabarwa. Nese kangubwire, uri kugira ngo ufite ikibazo ntukivuge, ninde wakimenya? Hari wakimenya? Ngaho rero nibagenda bagukingiranye mu nzu, nibamara kugikingiramo wenyine, ntuvuge uti nyabona bankingiranyije, urebe niba ntuzamaramo icyumweru se cyane. Nese ntuzatabaza. None se niba uri kugenda yenda ugahora hanze ahangaha, dufite abagizi ba nabi, sibyo? Si ubyemera? Yego. Hanze ahangaha dufite abagizi ba nabi, ushobora kugenda ugahura na Satani, kandi Satani ikorera mu bantu, akagenda. Nanga se waba uri kugenda ukagwa hariya munsi. Reka nkubwire ngo ushobora kugukavunika, ushobora ukumva umwuka uraheza, ntushoboye kuvuga, ariko na kakandi gakeya kufite gakoreshe utabaza. Hari watabaza umugenzi akakumva, nawe akagutabariza, akahagukura. Nongere ndishimangire ngo ntago watabarwa utatabasha. Manzi utabaze, ikibazo cyawe cyumvikanishe, kimenyekanishe, gende mu rusengero, ubwire Imana, ubwire Yesu. Ariko nutabaza umwana w'umuntu azagutabara, ariko atabara by'agateganyo. Amen. Umwana w'umuntu atabara by'agateganyo, kuko yagutabariza isaha, ariko ejo ntiyaba kigutabara. Haleluya. Ariko Yesu aragutabara, kandi yamara kugutabara agasiga birangiye, nta kindi kibazo kigize gute kikuriho. Haleluya. Amen.
rero niko yatabaye na bariya bashiki ba Lazaro. Yaravuze ati byanga byakunda nubwo bavuze ngo amambere naragiye ngo nabura ndagenda barampinga ariko ubyuma abakobwa ngiye gusiga mbatabaye. Haleluya. Rero yarabatabaye kandi arabarengera kandi cya kibazo cyabasiga gikemutse. Reka nkubwire ngo nutabaza ugatabaza umwami Yesu ugatabaza Imana, ikibazo cyawe azasiga gikemutse kandi azagutabara. Niko ndikubwira abadukurikiye ngo uzi ko afite ikibazo natabaze, atabaze Imana data izamutabara. Ntago watabazwa rero utatabaje. Niyo nsanganyamatsiko. Imana itugirire neza. Kandi handi hatubwiye ngo babandi bashizeho cya gitare n'abamuhambiriye n'abagize gute nibo bagize babaye bambere kugira gute bo kumuhambura no gukuraho. Nshatse kuvuga ngo umuntu mugenzi wawe runaka ashobora kuza akagushiraho ikibazo runaka nanga akaguteza ikibazo runaka, ukavugwa nanga se akakubeshera, ariko nkeka nkubwire ngo mbe uzatabarwa nabwo ari we binyuzeho. Imana itugirire neza. Amen. Ubwo bazagushyirayo nibo bazagukura. Yes, bishatse kuvuga ngo uzatabarwa bagihari. Ako kantu gasubiremo neza. Bishatse kuvuga uzatabarwa banzi bawe bakiriho. Nutabaza ntago wagira ikibazo ntawe kiguteje muri make. Lazaro se wamenya yayishwe niki? Yende bari bamuroze. Yego. Yende bari bamutemaguye. Muri isi ntago uzi ko dufite haramagara bigenda bigatega abantu bigatemagura abandi. Ntago uzi ko dufite n'ababandi wambwiye batarahinduka bagera mu nzu y'Imana bakigira bere ariko bagera ku gasozi bagakomeza bagahinduka amasegaryana. Abo ngabo ni babandi rero baza bakaguteza ikibazo waba uri kugenda mu nzira ugasanga baguteye ibuye. Si byose yagutera ibuye ukabura apfuye. Kankubwire Yesu naza kukuzura si ntago azakuzura wa wundi waguteye ibuye akiriho kugira ngo amenye yuko Yesu nyine ari umugira neza. Amen. Rero kankubwire ngo uzatabarwa na babandi bakiriho. Imana tugirire neza. Nabo babigire mu ruhare mu gutabarwa kwawe. Mbo ushobora gutabarwa ntiba nishime bitewe nuko baba bazi ko byarangiye. Haleluya. Bitewe nuko baba bazi ko byarangiye ko none iherezo ryawe ryarangiye ryageze, noneho bo bakishima bakiterera hejuru. Waruzi yuko ko hari igihe ugera mu kibazo wa wundi wakiguteje nanga se umwanzi wawe nanga naho yaba atari we wakiguteje yakumva nk'ikibazo cyakugezeho akagenda. Harabavuga bati runaka yagize ikibazo ati muze atubungiye kwisengerera. Ntago ujye ubyumva se. Ntago ujye ubyumva akakuriraho cyangwa ni runaka muze murebe nkanje nababwiye ko nitwa Ndacyayisenga Enoke. Bakumva ngo Enoke yagize ikibazo ukavuga ngo muze tugende mu kabare runaka ugasanga yose baraziranguye ngo yagize ikibazo ngo nawe muze tugende twisengerere. Abo bantu ntazi ko babaho. Akicyo gihe nawe ushobora kuba warabaye gicada warababangamiye wenda warabaye nyine. Ubundi kankubwira iyo tubwiriza ubutumwa bwo kugira ngo iyo tubwiriza ubutumwa hari abo bukiza ariko hari n'abandi bubangamira. Ako kandi wakumvishije gasubiremo neza abantu bakumve neza. Iyo uririmba iyo umuririmbyi iyo uri umuhanzi iyo uri umukozi w'Imana iyo uri kugenda ugasenya ibihome by'umwanzi babandi babyubatse ubu babangamiye. Uri kukumva? Bishatse kuvuga ngo uri gukiza bamwe, uri kubasenyera umurimo mbega muri make. Nese kankubwira wagenda umuntu bamuroze ukagenda ukamusengera ukagenda ugategura bya bindi bikavaho uburwayi bugakira bamuteje wamuroze ntago bumubangamiye. Wabiteguye wabiteze ntago bumubangamiye. Bishatse kuvuga ngo uri kumuvutsa amahirwe ye ariko byanga byakunda. Niyo gahunda dufite muri uyu murimo nanga se muri uru rugendo. Amen. Imana tugirire neza. Reka ikiza kiganze ikibi. Ikiza kiganze ikibi kandi none ijambo ry'Imana riravuga ngo bazatugarukire ntituzabagarukire. Amen. Yego bazatugarukire ntituzabagarukire. Imana tugirire neza rero. Niba tugeze muri icyo kibazo rero twagitejwe na bagenzi bacu reke dutabaze yera yo mwijuru niki dukuramo ikidukuremo nanga si dukize bwa burwayi idukize ibigeragezo idukize uburwayi dukize inzara idukize n'ibindi byose batuvuga ababanze bacu bakigize gute bakiriho kugira ngo nabo babone ko twasenze yera. Amen.
kandi ntabwo nubwo twagira ubwoba bwo kugira gute bwo kuyisenga, nta nubwo twateshuka ngo nuko twarwaye, ngo nuko baturoze, ngo nuko twagize gute, ntabwo byadukura mu mwanya. Ahubwo hari umuririmbyi wavuze umwe karavuga ngo nta bwoba dufite twasenze iyera. Nta bwoba rero twagira kuko dufite iyera. Tugana ku musozo ndagira ngo ubwire umuntu dushingiye kuri ibyo ngibyo twavuze, umuntu ukifitemo umutima mubi, umuntu ukifitemo ufitemo umutima mubi ariko ashaka kugira ngo agaragare neza mu bandi yihishira, umuntu ushobora kubangamira abandi kugira ngo asigasire inyungu ze, umuntu ushobora kuba yihebye, gira ijambo wamubwira rimufasha tugana ku musozo. Mbwire abadukurikiye hano kuri iyi channel nanga se kuri iki kiganiro, ushobora kuba uri mu buzima ukiheba ukiganyira. Aka gatelefone nako no witeka Imana yakampaye, burya kera mbere twakoreshaga bwa gatushe, ariko uri kubona ubuko turi kugira gutya bikemera bwa gaturushe. None nawe muri guke, none nako turi gucatinga. Yego, haleluya. No kubera Imana, kandi ijambo ryaravuze ngo Imana ni kugenderera bose bazabimenye. Kimwe niko nikugaburira bose bazamenye ko wagaburiwe n'Imana. Kuko hari igihe mwana twagezemo turaburara turanabwira ibi bintu kuba tubirimo, ntago ari uko nta turi kubyirata ngo turusha abandi ubushobozi, ahubwo Imana hari ahandi gukura. Burya kuba turimo hari aho twavuye, hari naho twageze. Hari aho twavuye, aho twari turi, hari naho twageze. Hari ibyo Imana yadukuyemo irongera dushyira mu bindi. Hari ubuzima twavuyemo tujya mu bundi buzima. Hari umusozi twavuyeho tujya ku wundi musozi. Hari ikibaya twari turimo tujya mu kindi kibaya. Hari ubutayu twari turimo tujya ahandi. Bishatse kuvuga ngo hari igihe waba uri mu butayu, nanga se wari umaze kuva mu butayu, ntuzaseke wa wundi ukiri mu butayu. Haleluya. Amen. Ko kantu ugakurikire neza. Hari igihe waba waravuye mu butayu wowe. Rero niba waragize amahirwe ukava mu bwo butayu, ntuzaseke wa wundi ukiri mu butayu, kubera yuko aracasenga ya Mana wasenze ukiri mu butayu. Nawe rero azakurwa muri ubwo butayu aje hahandi Imana yagushize. Mbwira abadukurikiye rero bakihebye, bagifite agahinda, bagifite ibibazo, ni mutabazi witeka Imana azabatabara. Ubwo butayu maze n'iminsi, uwo musozi umazeho iminsi, komeza usenge nturambirwe, kubera yuko n'abari abashiki ba Lazaro ntago bahwemye, ntabwo barambiwe. Barakomeze baratitiriza, baravuga ati byanze bikunze tuzi neza ko Yesu ibi ngibi abishoboye. Rero mbwira abadukurikiye bakomeze basenga Imana yo mu ijuru izabatabara kandi izaturengera, nabizabarengera. Bapfa kutabivamo ngo nibagera mu nzu y'Imana bahinduke intama, nibagera ku gasozi bahinduke amasegaryana. Birasaba ngo ukugaragara mu nzu y'Imana ari kugaragara no ku musozi utuyeho. Uko ugaragara muri ubwo butayu aba ari kugaragara hose, Imana izabukuramo. Humura mugenzi wanje, abadukurikiye bahumure, abakiri mu bibazo n'ibigeragezo bahumure. Dufite umurengezi kandi dufite umugabo ukomeye ukiza byose, n'indwara zananiranye agakiza n'ibibazo byabaye karande ku muntu, nanga se byabaye karande ku miryango, nanga se indwara zabaye karande, cyangwa se bya bindi wibonaho ko byakunaniye ukagera mu nzu y'Imana ukabyihana, ariko wagera hanze bikakunanira. Niwizera Yesu nk'umukiza ukiza indwara zananiranye, nabyo azagutabara kandi azabigukuramo. Imana ibahe umugisha. Amen. Umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero yaremye mu mazi n'ijambo, yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, ngo tube itorero rye, yaguze amaraso, yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, no kuba itorero rye, yaguze amaraso. Mana Data twese uri mu ijuru turagushimye. Uyu mwanya nyemerera
kubw'iki kiganiro dukoreye aha hantu kigende mu mitima ya benshi. Mana iri jambo ryawe rigende mu mitima ya benshi, rigende mu banyarwanda, rigende mu banyamahanga, ryambuka imipaka mwami, ribwiriza abantu benshi bafite ya mitima yabaye akahebwe, bamenye yuko nanga se bamenye batekereze bumve neza yuko dufite umurengezi. Mana bumve yuko nabo bagomba kwakira uwo murengezi, bamara kumwakira akabakura mu bubata bwa Satani, akabakura mu mwijima, akabakura mu butayu, akabakura mu byaha, akabakura mu busambanyi, akabakura henshi, akabakura mu byaha. Mwami uwo murengezi agende mu mahanga yose. Mwami databuja ahindura imitima ya benshi kugira ngo izina ryawe rishimwe. Tugirire neza rero mwami, twebwe turivuze ntago dukiranuka ubwo turabanyabyaha, ariko reka nukuri za mbabazi zawe zo mwijuru zikomeze zirengera ubwoko bwawe kandi zikomeze ziganze kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Mana natwe muri byose mwami, aya masaha tumaze ahangaha databuja watwirindiye kandi wabanye natwe, turabishimiye. Ndakwinginze nandari imbere ukomeze ubane natwe, kandi urugendo twatangiye uzatubera umuyobozi imbere n'inyuma. We mwami wa muyobozi mwiza, bw'abayobozi bwiza tukwizeyeho yuko uwo wayoboye ntayoba, uwo wayoboye ntajarajara, uwo wayoboye ntagenda hirya no hino. Mwami komeza utuyobore muri uru rugendo, uzaturinde gusubira inyuma, uzaturinde kugwa isarisarura ryaje, uzaturinde kugwa mwami, uzaturinde kubivamo, ahubwo uzatukomereza amaboko. Rero bana natwe muri gahunda, kandi yicano ukomeze uyiteze intambwe. Iyi cyano tugiyeho mwami, ukomeze mwami uyihe abatera nkunga kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Amen. Nsengeye uyu munyamakuru wakoze urugendo akaza kuri uyu musozi wa Kagitega abera bose, ndakwinginze kugira ngo umukomereze amaboko, kandi ujye umurinda mu rugendo, ujye umurinda intambwe ze, kandi uyu murimo wamuhaye uzawumuhembere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Kandi n'abandi bose bazagerageza kureba iyi video nanga se gukurikirana ubu butumwa mwami, bazabukurikirane bwose burangire, kandi bazabukurikirane kugira ngo databuja nabo nibamara kubukurikirana bakabwumva bubahindure kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ganza utegeke muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Enoke urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze, ndabashimiye kandi mbashimiye buryo kimwitanze mukaza kuri uyu musozi, kandi Imana izabarinde. Namwe ndatekereza yuko muba mwakoze mwashizemo imbaraga nyinshi, izo mbaraga ubwo namwe Imana izabahembere kandi izabongerera. Amen. Murakoze cyane. Ngira ngo mwebwe mwese mwari mudukurikirana kuri Prophet Ezekiel TV, mwakuyemo ibyanyu, buri wese yakuyemo ibye. Ni inyigisho nziza cyane, ni inyigisho zagufasha, zagira aho zikuvana zikagira aho zikugeza. Reka tubabwire ngo mukomeze mukore subscribe, mu liking, mu sharing, ubwo butumwa bugere kure ku bantu benshi. Natwandikire muri comment mu bitekerezo, hanyuma ibitekerezo cyangwa se ubutumwa, umurimo w'Imana waguke ugere kure. Umukozi w'Imana turamushimiye cyane. Enoke watubwira nimero zawe kugira ngo umuntu aramutse yumvisha akeneye gusengana nawe, uburyo bw'ikoranabuhanga bubaho akaba yakubona, zitange rwose. Mbwira abadukurikiye n'abazakenera kugira ngo dusengane, nsengera muri groupe abatabazi, kandi groupe abatabazi ntago ivangura amadini. Yego, ni ukuvuga ngo ni nka rya jambo dukurikiza ryanditswe muri Bibiliya rivuga ngo uwemeye aze. Urero uko wakwemera kose ngwino, ntago tuvangura idini. Muri groupe abatabazi nimwo nsengera, wazaza tugasengana, dusenga ku munsi wa kabiri. Noneho abifuza gusengana nanjye mbahe inomero ya telefone, mwambonera kuri murongo uvuga ngo 078 560 59. Iyo nimero kandi iri no kuri WhatsApp. Niyo kandi iri no kuri channel yanjye Ndacyayisenga Enoke. Wigeze watubwira ngo uri n'umuhanzi. Ni byiza cyane, bajye no kuri YouTube channel yawe bakore subscribe, bumva indirimbo zihari, banakwandikire muri comment, banagutere rwose, kandi ni nziza ziteye amavuta. Banagushyigikire, umurimo w'Imana akomeze ugere kure. Njye na Piwa, reka nizere ko mwaryohewe, mwanashimishijwe n'iki kiganiro ndetse n'umukozi w'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.